umupagani ndetse n'inyangamugayo. Iri jambo inyangamugayo abantu bakunze kuryitiranya cyane, bagatekereza yuko kuba inyangamugayo ushobora kuba uri n'umukirisitu. Ese uri umukirisitu, uri umupagani cyangwa uri inyangamugayo? Muri ibyo bintu bitatu uyu munsi nibyo tugiye kurebaho. Ni ukuvuga yuko tugiye kureba itandukaniro riri hagati y'umukirisitu, umupagani ndetse n'inyangamugayo. Iri jambo inyangamugayo abantu bakunze kuryitiranya cyane, bagatekereza yuko kuba inyangamugayo ushobora kuba uri n'umukirisitu. Ariko tukiri hano hantu ntabwo kuba uri inyangamugayo bivuze ko uri umukirisitu. Reka duhere ku mukirisitu. Umukirisitu ni muntu ki? Umukirisitu ni umuntu wese wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ndetse yamara kumwakira agafata inzira ye akikorera umusaraba. Ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 7 umurongo wa 20 kugeza kuri 21 aravuga ngo, nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, twahanuraga mu izina ryawe, twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, twakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Bivuze yuko umukirisitu afite ibimuranga: kwihangana, kwitondera amategeko y'Imana, kwihana, ndetse no guha agaciro amaraso ya Yesu Kristo umwami we. Abana neza n'abandi, ntaca imanza, arangwa n'urukundo. Imirimo ye myinshi igaragaza yuko koko ari umukirisitu. Reka tujye ku ijambo umupagani. Umupagani ni muntu ki? Ni umuntu wese utemera Imana, umuntu wese utazi Imana, umuntu wese utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza we. Uzasanga arangwa n'inzira y'ababi, gukurikira ababi ndetse n'imigambi y'ababi. Umuntu aba ari umupagani. Twagiye ku ijambo inyangamugayo. Iri jambo abantu benshi bakunze kuryitiranya no kuba umukirisitu. Ugasanga umuntu ntaho abarizwa, nta dini agira, ariko ngo ni inyangamugayo, ngo akora neza. Nyamara wareba ugasanga atemera Imana, ndetse n'imirimo ye akenshi ahakana imbaraga z'Imana. Ni ukuvuga yuko mu nyangamugayo ushobora gusangamo ibyiciro bibiri. Ushobora gusangamo abantu bemera Imana bagakora gukiranuka, ariko usanga babaye n'abakristo. Ariko nanone mu nyangamugayo ushobora gusangamo abapagani batemera Imana. Mu myaka yagiye ishira abantu benshi babaga ari inyangamugayo, ariko ugasanga ntibemera Imana na gato, basenga ibigirwamana, ariko indi mirimo yabo ugasanga ni myiza, bakunda abantu ndetse bakanafashanya. Ariko wareba imirimo yabo yindi yo gusenga ugasanga niyo gusenga ibigirwamana ndetse n'ibishushanyo bitandukanye.
none wowe kubw'iki kiganiro umaze kumva urumva hagati y'umukristo umupagani ndetse n'inyangamugayo ureki ese ntiwaba uri nk'aba bantu usanga baba mu nsengero gusa nyamara ari abapagani bo mu nsengero ugasanga ibyaha bakora biruta iby'abantu b'inyangamugayo zibera hanze bareba barasambana bagira amoko bagira uburiganya ndetse n'ibindi bintu bitandukanye byose Uwiteka yanga ugasanga barayita abakirisitu nyamara ku munsi w'amateka abo ngabo nibo bazabwirwa rya jambo riti nitwanuraga mu izina ryawe nitwakoranaga ibitangaza mu izina ryawe nitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe nawe azababwira ati sinigeze no kubamenya mwumva imbere nta nkozi z'ibibi. Ijambo ry'Imana muri Matayo 7:23 haravuga ngo nibwo nzaberurira sinigeze kubamenya nimwumva imbere nta nkozi z'ibibi. Ese wowe wumva uzajya mu gihe wafata icyemezo mu munsi ukemera Yesu Kristo n'umukiza akakubera umucunguzi w'ubugingo bwawe ukamwizera ukamukurikira ukava mu bibi ukajya mu byiza. Yesu aguhe ciao ni ARIKO nawe utaha subscribe ni mutara kugira ngo ubashe kubona